Ntose byaje kugenda bite ko nakubuze wa? Kamwe nkora ndakubwira. Reka sinige kuri. Hari hashigiye kinini. Isaba yo kugera saa. Byadari. Ese uba muri quartier se? Nabimbaye ndaryoshye nta kibazo umugore atuje ndatekanye. Yes. Nikore byashizemo wanye. Ntose byaje kugenda bite ko naje gusanga iwanyu barakitse. Hari icyapa gikodeshwa. Yes. Twakoze bagira tuganira. Ntakibazo n'ubundi nahereye muri sale yo hirya. Nendaga gusoza. Twaganira iminota mike nta kibazo. Urabizi neza ni umuntu wabaye inshuti. Kamba kandi nkora mutima. Brief. Nabaye mu buzima bugoye kandi bukomeye. Mu by'ukuri nyuma ya buriya buzima naje kujya kwa mu cyaro. Sibyo? Baye mu cyaro naje kugira ibibazo ndateseka byataye. Nakunda nyine niko ngira ngo urabizi ariko abo ntabwo bankundaga. Nyuma papa we yaje kundwanya ashyiraho abantu bampiga za gutoroka njya kuba mu cyaro wicisha kabisa. Naje kujyayo mu cyaro mu buzima bubi bugoye hamwe na cukuraga imvu. Nyuma ariko naje kugira amahirwe nyine nza gukora igisa no gutambonye ngo tuganire nakoraga nyine kwita ntaha nihishe muri ubwo buryo. Yibuze nasa n'abamenye amakuru yibuze. Ubwo yasanze mu cyaro turabana. Ya, barabanye tuba turya ibijumba n'ibishyimbo. Ibijumba n'ibishyimbo twema turabisangira. Mbese sinzi yarankundaga biteye ubwoba kandi baracyankunda. Nyuma nyine twaje kubana ariko gato tujya kuva mu cyaro tujye gukora exita mu mujyi. Twaraye ku muntu witwa Zuzu. Yari yararwaje papa mbere akiri mu bitaro atarapfa. Bamurwaje nyine yangirira neza. Niba muhe n'akazi muri company niwe nkorera ubu ngubu meze neza nta kibazo. Nyuma y'uko naje kujya akabazo tekinike. Please. Twararyamanye. Twararyamanye. Gusa ubundi hagati yo gupfa no gukira. Kuki utakoresheje agakingirizo? Sibumva naba nabaye nk'umupfu nkibuka agakingirizo kwe. Umunyago yaba yarapanda. Nanjye ikibazo nanjye mfite. Ndaryama sinzira burinda buke. Gikanuye. Kandi nimba naranduye nikora nawe basi. Sheri basi. Ni urupfu nawe yarufite. Brise wambara byibuze ukambwira nimba nasuma kwe mbwira nka byibuze suma yabaho. Byibuze wenda ngeza ku bandi wenda nkabasuhuza hamenye uko bameze nkanabaza natwenye tukabana mu buzima bakabiwanje. Erega nanjye ntabwo nishimye ntabe ndi kumwe n'abana banjye. Twarabanye. Brise sinzi ikintu ushobora kukubwira. Nabaye mu buzima bubi cyane. Brise
ese mugo umurwayi ameze ate? Umurwayi aho ko mbona musase mupfana iki? Mushiki wanjye muga. Umurwayi rero nta kibazo gikomeye afite, byatewe n'impanuka yagize, ariko umubyeyi twabasha kumurokora, ariko umwana yapfuye kubera ko urabizi ko yari atarageza igihe cyo kuvuka. Mwihangane. Nta kundi. Ariko nese mugo umuntu ashobora kumureba nta kibazo. Ushobora kumureba nta kibazo. Bite se amakuru nagize ibibazo, nagize ibyago nawe nasoma nyine yakoze akazi nimbeho ku kazi ndi mu modoka nsanga bamugonze. Nyine agira ushakisha uburyo bwose wakora kugira ngo byibuze uze umusigareho byibuze. Mfite inama nimugoroba nyine twahuye yakoze akazi nyine nawe urabyumva ni ibintu birebire maisha tu. Ari hano na Croix du Sud. Ihani i Remera. Sawa gira vavugira ageze basi uze umurebe. Long time. Amakuru ki se ko muntu uri hano kandi ubabaye? Ntabwo ari byiza kabisa. Habaye Asuma yakoze akazi ntabwo bizi. Asuma? Ya. Mushiki wanjye tu. Yabaye? Yakoze accident. Yakoze accident gute? Bamugonze. Mvuye ku kazi usanga bamugonze. Cyane impamvu yine namuzanye ahangaha. Yarwayemo hariya muri 309. Muri 309. Yani unani sote nyine mpango ikamamagare madame mubwire ukuntu gahunda zimeze. Yo twakomeza byibuse no kamusubiza nta kibazo kamureba gatoya. Umva Shafi, urabona nanjye ndwajemo mere hano ni namuzaniye ibintu. Ndi bugaruke après 30 minutes. Nibwo ndabona umwanya uhagije wo guhagarara. Cyeka ari nayo nzira ni iminota 2 kugeramo uramusubiza byose iminota 2 wongera usubiremo. Reka nze kugaruka après 30 minutes. Urabizi byo gusura umurwayi biratinda. Asabye ko twabanye kabiri inshuti yanjye kweri kutakumva ko byibuze iminota 2 kumusubiza biranze kweri. Ako Shafi twabanye nabi. Okay, akundi byagenda nyine. Ubwo ahanyereka naza kugaruka. Okay, nara muri 309. Ako se ushatse ni wamusubiza kweri Brice. Wagira kubana nabi kweri. Wagira kubana nk'igare Brice. Igihe cyangendanye. Muhani. Wino musa. Waretse. Wino musubiza ni muhani. Wino musubiza kuri mukwayi ntabwo ari bibi kompeke. Kagende ndaza kugaruka. Kandi mwihana. Sawa urakoze nyine. Amakuru ki? Umaze gukura? Wabaye muremure. Bigenda biza nyine uko umuntu agenda arangiza kwiga. Bitese kuri hano mbonye hano. Nkoramo hano hejuru. Hano mu ifura ya kangahe? Mu ya gatatu. Okay. Amakuru ki se amakuru ya Shafi? Shafi yaranetse. Yaje kuva muri ibyo bibazo byose yari afite. Byaje gushira. Ariko ufite ikibazo. Gize n'amahirwe ndakubonye nshaka kukubaza. Ikibazo cya Suma wa mushiki wa Shafi nigeze kumva bambwira ngo waje kumutera inda. Nibyo? Ni za njuga zabo zidafatika prof. Brice. Nibyo cyangwa sibyo? Nugumbeshyera prof. Barabeshya. Ni wapi? Umva rero nkugira inama. Uri umuntu w'umugabo umaze gukura. Burya urangije segonderi umaze kugira ahantu ugera umaze gutera imbere mu bitekerezo umaze kuba umuntu w'umugabo. Niba waranabikoze gerageza umwiyegereze umubwire ko wabikoze ukiri muto ariko ubu ngubu igihe kirageze umufashe. Buriya mwana yahuye n'ingorane nyinshi kandi nawe urabizi. Sibyo Brice? Namufasha no mu buzima busanzwe kuko ni ibintu biturimo gufasha ariko ntago ari ngiye kabisa. Yes, gerageza rero. Gerageza. Bikubwiye yarakubeshye. Ya Brice. None se wari ugiye? Nari ndimo ndasohoka. Okay. None nanjye nari ngiye.
Bite byane? turimo kubikora mu minota 5 turaba tubikuzanira. Ariko uze no kundebera ikibazo gituma Kate yatabona. Murisa, kazi kameze neza? Oui, kameze neza. Ça va. Makuru. Neza. Okay, Nicola Alice. Narasohotse gatoya. Okay, agiye gukora iki? Hari abantu agiye kureba. Okay. Ndabona wakize ariko. Nakize. Warwara Claude Sida se n'ukiri. Twamudugize urimo. Kandi kuri Facebook. Tuzi. Bonjour. Bonjour. Asma bite? Byiza. Umeze ute? Nakize. Wakize? Ndabona n'amaraso yaje. Ndashaka kubasezerera rero. Nshimishije. Ko mugamara abantu beza. Nukuri? Murakoze cyane. Ndetse ko arizo nshingano zacu. Ndashaka kubasezerera. Okay, noneho muraza kumusanga hariya mu biro mbahereza ordonnance. Okay, dutashye no yitegura. Yitegure. C'est bien sûr. Tegura dutashye. Sinzi ko mbese nawe ndabashaka umugezi. Ubaye kuze. Ndi kumva mbese mu Bari kwahise. Simbizi. Maje kumenyera, maje kumva menyera. Numva nta kibazo. Komeze wisange sibyo twabanaga mbere umve kuri mu rugo nuko ari mu rwari sibyo ugiye ikibazo sibyo nuko twakomeje kuganira ariko kugeza n'ubu ngo turi kumwe ntabwo yigeze umbwira byagenze gute mbwira Nese ko nawe wari warutaye. guhamya ntabwo ushaka kurwana abo ubiswe imisaje ngende ishira nikore muzamwe mu kumwana mu Rwanda nyakubwira sibyo azabikubwira gusa nyine ushaka kumenya kandi utse amasubira Byose ni Prince wabikoze. Ende. Burise w'inshuti yanjye twiganye Burise twiganye Prince yaneye inda. Twarahuye nyine aho nabaga kumugira neza. Anenda arangije aranyihakana nyine. Chérie Ceceka. Brice nzi cyangwa hari undi uri kuvuga? Brice. Uretse wigaragara Shafi. C'est pas possible. uba mwigana shofise mwe mwigana W'inshuti yawe shiri. Uramubwira ariko yakana neza aragarama. Bishobora byose. cyakoze shirika mubwiza ukuri sinkubeshye ntacyo mvuze simvuze ibintu byinshi njye uzabyumva njye ndamutse mpuye na Brice aso jya wihangana gusa ariko ngewe sinkubeshye
Burise mpise mwanga n'umutima wanjye wose uvukagera. Harya abandi papa wanjye abakatolike baravuga ngo Yesu ngo bamuhambye gutya. Nanjye nafata inyundo ngashyira mu birenge nk'abamba. N'abamba. N'abamba. Ibyo ntabwo aribyo kandi ntabwo Imana ibikunda. Try to listen to me. Baravuga ngo uzicishwa ibuye azicishwa irindi, uzicishwa inkota azicishwa iyindi. Nyine ariko ntabwo ari ukwicana kwihorera, aho ushaka kwihorera. Oya ni umugome, ni umugome. Mushiki yaramuyoboza ko mushiki wawe. Ugomba kurya ukiyitaho urumva, ukajya unywa amata ya muri frigo aba hari imbuto ziba zuzuye, ukarya ibiryo byiza ukongera ugasubira ku murongo, sibyo? Ibintu byo gukomeza kwigunga ntabwo ari byiza, sibyo? Hano ngaha ni nk'aho ari iwanyu rwose, ntugire ikibazo na kimwe kire, sibyo? Okay. Asoma. Nagoje bishobora ari cyo cyasubije. Abana baje kujya he bari he ububizo. Abana nyine kubera wa mugira neza yaje kudufasha tukajya kubayo, igihe yaranyirukanye kubera nari ntwite. Abana barabagoma. Urahazi. Ndahazi. Noneho reka muri weekend uzajya kuba kumpasa ntafite nagira Shenge ndahazi ngo njya kurya. Ngiye kuryama kandi akabutura ngenda musore ko hanze hari asugwariye kweli nyamara Musique. Acha, ndo kaseki. Naomba nayamalize. Kugira byinshi n'abanyeshuri. Zangu niyo. Ah. Shit. 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 Siranga basi kujya kuri. Ndabona ugarutse. Nari ngarutse doctor. Urumva ko nibuka izina ryawe. Wowe Shafi. Ngerunga. None se ubu uramutse usanze ibisubizo byawe atari nk'uko ubyifuza wabigenza gute? Ariko hagati aho tubanza kuba twagira umuntu inama runaka ku byerekeranye n'ubuzima bwe, ko azifata asanze yaranduye cyangwa se aramutse asanze ari muzima. Icyo mperaho ndakubaza, ese usanze uri muzima wabigenza ute, wakwitwara gute? Ushize wari ufite ubwoba n'umuhangayitse, usanze uri muzima noneho wabigenza gute? Usanze ndi muzima bwo ega no ndi muzima nta kibazo na kimwe mfite. Nyine ndakomeza nyine mba muzima usozo nk'uko nabagaho nyine nta kibazo. Ndizera ko ndabizi ko ndi muzima nta kibazo. Ukuvuga nta cyahinduka ku buzima bwawe. Nta cyandi kusibye ko nyine nakomeza nkifata nk'uko nakomeje kwifata, komeza kuba intwari, ariko nimba nta kibazo. None se usanze mbese waranduye? Ntabwo byashoboka. Aya. Oya, wowe mbwira uramusanze ariko bimeze wabyifatamo gute? Aya. Cyakoze ikintu nakora, mugaga mubwiza ukuri. Dr. Sinkubeshye. Sindi umugome. Yego. Wajya numva rwose byabirangiye. Nanjye nayanduza abandi. Ni ukuri? Ni ukuri. Niko wabigenza?
igisubizo cyawe rero ukuntu kimeze rwose igisubizo cyawe twaragupimye twasanze ari positif dore n'icyemezo kibyemeza n'iki ngiki uvuga ngo wihanganire igisubizo cyawe positif mu by'ukuri waranduye ariko wihangane dufite abakangurambaga turakomeza tukube hafi ubundi tukubwire n'igihe uzatangirira gufata imiti bitera ikaranga kandi utuze pe umutima wawe wumve naje kwisuzumisha mbikeneye sibyo ubushize naje gufata amaraso je gufata igisubizo mbishaka kugira ngo nombereze ibintu ntabwo ndi gukina dogite ntabwo ndi gukina nkorera ibintu bizima nkuko nabigusabye ngende neza mfata igisubizo kizima nkuko mbishaka namuvure kumereza ibintu ngo umpereze papa ngo haranduye namunagani gute se ushobora kumpima kwamereza ibintu byanjye bizima nkitahira dogite mbwira ushobora kumereza igisubizo kizima nkitahira Majemera gukina n'abantu ngewe ndakubwiye ngo ndi muzima ndi mutaraga n'amakuru yanjye abiri ngaye ntabwo nge nande ndi muzima ndahagaze ndakomeye wimbira ngo nomereze papuro binamwingungu ngo warambiye ibintu bizima akira ahubwo ngira umfata amaraso fata ibintu bizima nsuzuma nigendere dogite ngo naranduye ngewe nanura ngewe shafi naje ngambikunze namara ni iki ngiki wagica tagica dogite igisubizo cyawe dogite ntago ndira umunsi narize n'umwe yihanganisha ifi dogite reka mubwire icyo kibe naguhishe ko nta mugore ngira inama nakugira nubwo wari warambye ko nta mugore ugira nawe ugenda umuzane dogiteri we turebe ukuntu bimeze ubura ntabwo birangiye ubuzima burakomeza umura Shafi ikintu nzabwira Nikoro rero wanjye ikintu uzabwira Nikore rero nonega amatwi wumva Kore tuzagerageza tubapime tubimwumvishe urumva dukomeze tubakurikiranire hafi n'igihe cyo gufata imiti nikigera nacyo dukomeze tubabwire ni ukuvuga ngo ubu buzima bwanyu tugiye gutangira gukomeza kubukurikirana umurongo ku wundi kandi ntuzagire ubwoba muzabyara abana bagira amahirwe yo kuba bavuka ari bazima ariko mukomeje gukurikiza inama mugirwa na muganga Shafi wihangane ugende neza utuje ubuzima bugiye gukomeza nta kibazo kandi ugende rwose wumva ntakonye gusa umura mu wanjye ko kimeze gusa uri mubi umpa akazi ufite ibyo witwaje uri mubi kugira ngo umpa akazi ushaka kugira ngo unyanduze sida wowe mwana ari nkundi ushuka turyama iswa yanje uzizi reba ingaruka z'ababyeyi sasa reka nkubwize ndahamagara sekiriti reka nkubwize kuri Zuzu kuko uri shefu wanjye nawe mutari shefu wanjye nagushyingo ugiye kumenya uwo ndiwe Zuzu, I have my money. Huh? Have money, you don't have power. What can you do? Nothing. Nothing you can do. Huh. Ndakubwiye ngo tangira wiga ukuntu bafata imiti. Wow, nange nari umujana nkawe. Isiko niyo wangize gutya waye. Mu byukuri nk'ibi bintu bishaka iki kuba bikoreye iki kwera. Ndamaze najya nkwishira ibyo siko yakoze. Nese niyo mwari nimba bikoze n'ijyo wabikoze se basi isiko yagendaga yangiza abana hirya no hino yatekereza ko nanjye nari umwana nayo ifite nzajya umugore gute kweri kugira ngo inyanduze kweri ubite uramaze uzaze twibanire twisungane nzajya twibanire we ntabwo nabana nawe kugira ngo bari nawe kubana n'ikisi nta n'utani n'ikisi uri ikisi mama uri umurozi uri umukora umukuru ufite inote nkanjye se wamukura nawe zifite aho zabuze agacucu k'akanyeshuri kadafite n'akazi gakora nawe zikora mu burara wararindagiye cyane nta kintu wantwara
kintu ndakora mama we Sheri nshizwayo give me last more chance yo kuvugana me last more chance bwana wagiye gusaba naho wagiye ama last more chance zikoze n'umutima wanjye wose uretse mubwire sibyo unyumve unega amatwi nk'aho ari ubwa mbere uhuye nanjye iki gitwe cyawe cyagiye gufata izina Nicole ukarishyiramo aho ngaho ugafata n'ibindi warengejeho hejuru ugashyiramo urisibe ugire gutya muri wowe uri kunyumva neza Sheri please shata mariki Sheri uguri guhaguruka ujya he wowe uri guhaguruka ujya he mbabaye nakoze amahanga uguri kunekaho imitwe rero mboneye ko wababaye byacitse we bagabo b'indaya ariko nkawe ubundi ukomoka wacu bambwira abasilamu nkapinga wowe ubundi ubona uri muzima abasilamu mwebwe babavuze ukuri kabisa Sheri ndakwingiza ubu none ntago ari Nicole wawe nduzi uri kumva ugenda usanga iyo nda yawe mupakira imyenda n'ibiki byose ibyo byose umwicazemo hano sibyo wabonye naguhagije ngendagiye wicara utuzane iyo ndaya yawe uri kumva muzapfane muborane muri ino nzu yawe urumva bacu banga abasilamu nganganira ngo tujye kuramta Kabubwiza ukuri wowe uzanyibuka ushaka ureba muri ino Kigali yose ushaka utakimbona uzamenye nkaho utigeze unamenya mu buzima bwawe uko yumva neza we barabasubwiye nta kintu umbwira nacyo nteguye Sheri wakumvisha ugere kubwira please Sheri bikubwiza urukundo ndakwabaye inshuti ukaba umugore wawe aho ugeze aho none se ufashe umwanzuro wo kuva mu myenda nazinga jewe Sheri no abagabo b'indaya njye ntabwo nabishobora habe n'isegonda wowe shafi wowe Sheri ndakwinginze Nicole Sheri